abagabo no sindaye yabe ndaya utayikuruye uramukurura akaza akavuga ati ma isheri bimeze gute nawe ukavuga ati uko bire ukavuga ati niyo ukamukubita igihumbe akagifata akavuga ati Imana igira neza bikomeye inda n'umugabo rwose ndaterese uyu mukobwa ndabwo yakwizana ngamuhonga amafaranga yanjye Jean Paul ariko ikintu kiduhangayikishije hano ni indaya zo kuri Buhuru zigwe zambura abagabo nani kiri kimangayikishije cyane. Aha reka dukomeze tubasuze tubifuriza ibihe byiza byuzuyemo ibyiza byose mwifuza. Iyi ngi ni Ivuga Ngingo TV nkuko bisanzwe ni MC Dodose Messenger aka Ambassadeur y'imidugudu yose kabisa. Uyu munsi turi ku muhanda twasuye abantu batandukanye, turi mu gace bakunda kwita amarembo ya shitani kabisa. Uyu munsi rero ni ibihe byiza kabisa, uyu munsi giye gushakira inkuru zigiye zitandukanye kabisa. Aka kanya turi ahantu hatandukanye, turi kumwe n'umusore witeje imbere ucuruza capati ndetse n'icyayi kiryoshye cyane mu kanya maze kugisogongera aka musaza kunyirukanzana kandi katasidi. Anga bafite icyayi kivura amibe mu buzima nibwo nakibona. Nawe urimo kundeba nuca muri aka gace uzaze kwinywera icyayi kabisa. Uri kubona ko turi n'amacapati ajyanyuranye musaza witwa nde yabimeze gute? Twangire Nevariste. Ako ngire neza Evariste zamurijwi kugira ngo n'abantu dukurikirana bose bakumve neza. Nitwangire Nevariste Amuza. Dr. Ibifu. Ni dogiteri w'amafu y'igifu mbese nuvanga mu buzima busanzwe mu gitondo kare kare abantu baza kwivurira igifanga. Ibintu kagendeka neza cyane. Shani pore kubera ko amafaranga yanabuze ariko ni gake gake. Usa nk'umuntu witwa Papa Kanaka se ufite umugore? Mfite umugore n'abana. N'abana babiri. Nanga nibwo batera inda. Ara nabona ateye n'amada benshi ataravyara. Musaza gera nyuma gatoya. None se papa ariko nje ndashaka ko tuganira mu buzima busanzwe mwese turaganira uri gutereta umukobwa ni cyo cyakugoye kugira ngo ugeze aho kugira ngo utunge umugore mu rugo. Uzi ikintu cya mbere kivuna? Habanza kuvuna gushaka amafaranga no gukura. Kuko iyo utarakura ntabwo ashobora gutereta. Nawe niko ubibona? Yego. Ubundi umusore wakwemera mu buzima bwawe kugira ngo wenda mubane neza niki yaza yitwaje? Amafaranga. Akwiye umugabo Dr. Ibifu wamwemera tuko afite amafaranga? Kandi yarateye abakobwa benshi amada bamwemera nakagutera inda kandi? Amafaranga. Apfa kuba afite amafaranga. Kano gace turimo bakunda kwita gutariko. Hano bahita kuri Buhuru. Ahanganya aka gace. Irizina ni mu Kiziba. Amaya ririndi zina twumvisha abantu bakunda kuba bwita. Hano ubundi ni ku macapati aho bajya bahita kwa Mucyo. Oya aka kadugudu turimo kuzamuka umuhanda. Yakiretse mu marembo ya shitani nta handi hantu izina ryaho ni iryo ngiryo. Ariko se umva mushikiwa iri zina ubundi ryaturutse kuki? Nago wabivuga? Bose nachazo nukuganira bisanzwe nimugire ngo twazanye ngo polisi iki ni kiganiro cyacu cy'abaturage turi inshuti z'abaturage tu. Nukugira ngo nawe ubwawe nukuganira ibintu bisanzwe. Ubundi rizina bose ryaturutse kuki? Uretse kubesha hano nago hitwa marembo ya shitani. Hitwa mu Kiziba nuko abantu bahitiriye ibikorwa bitahaba. Nyine abanya abantu banga basobanutse umusasa yebere mu kazi cya kwishakira ibiceri sizi impamvu rero bahita marembo ya shitani. So ni ibintu bikunda kuba by'umutekano mike ariko buno kubera ko RDF yashizemo imbaraga n'umutekano gurahari nta kibazo ntabwo akiri mu marembo ya shitani ahubwo bahita mu Kiziba nta kibazo ni Kiziba gisanzwe. Ni paradizo ya Yesu mu yandi magambo. Mbo urebye nuko byategwa n'inzoga zarashize. Zanzaga zibikorana. Abo nabo ndikubona nga ibintu bimeze neza abaturage bambaye neza mushiki wanjye ari kwinywera agapende gasembuye. Bon appétit. Ako gusabira nanshimishe kabisa kubasura. Ikindi cya kabiri kandi musaza ako izi capati zawe zimeze neza wambonja kamwe nimba bishoboka. Kubonja hano ni ibiceri. Namwe niko mubibona. Kubonja ni ibiceri. None se wese uri kubikorera. Ako cyambu cyawe da. Ibintu byose erega ifaranga uri kubise ivumbi riratumuka. Ni ukuvuga ngo ubundi mu buzima busanzwe uri gushaka amafaranga uri kuyashaka naho abantu batanga ibintu bya kidogo keretse bakoresheje ikirori ukabatumiye bavandimwe bawe naho uri gushaka ibiceri nimpereza ngo uhereze nyine. Nibwo buzima tugezemo. Uyu murimo wawe se uri umaze imyaka ingana gute? Iminsi cyane nk'ikwezi kumwe gusa. Ukwezi kumwe? Ariko tunaga watangiye kera buri capati wazitangiye kuziteka ufite imyaka ingahe? Capati natangiye kuziteka afite nk'imyaka 8. Ako izigira amafaranga?
sha ni ibiringaniye byo mu minsi wangu. ubona kwishira inzu nayo gusora na byose wabikuresa ariko nibera kwa vie wanje ko ari kugira ngo mbone icyo kura kugira ngo mbone ka miti ku munsi. ariko rero ufite isura shisha kibondo agera kuginywa ayo mata kabisa. None se ntuzi ko batuzaniye gira inka munyarwanda abantu benshi ntago bakibura amata bitewe nuko inka zihari. ubusiginywa amata mfasha nanjye bajya bangezaho make make nk'akaritiro bakangeza naye nkafata ukora ko umusaza aragikemuye. Ako twinjiye mu buzima busanzwe uyu muhanda nibe bazura nabyo. Uyu muhanda ufite ibibazo byo kubudakoze ngira ngo urabibona kandi ncamo abantu benshi. Kaburimbo kaburimbo nabona barimo babishango bashaka kubikora urabona ko hano bamaze gushyiraho bino ibi bintu byatuba bashyizeho tuba kugira ngo bakore kaburimbo natwe turategereje kugira ngo tureke ko bakemura icyo kibazo. Buriya bayihutishe mu yandi magambo. Ubwo abayobozi babishinzwe ndakeka mwamwumvisha ikibazo kiranga no muhanda bakeneye baturage kugira ngo bakomeze bakore bitewe nuko ngo uyu muhanda ucamo abantu benshi batandukanye. Ikindi cya kabiri ngo nagwa cyitwa amarembo ya shitani ubu ngubu barahabatije basigaye yitwa muri paradizo ya Yesu. Siko bimeze? Urabona ko nyine hano ni kuri resitora yo kwa Mucyo ntabwo hagumya kuba marembo ya shitani no mukiza bari barahakuyeho nuko iryo zina ritava kubera ko hazwi n'abantu benshi. Ako mbere yuko wenda hakizwa ko asa neza kabisa ibyo byose nkuko umuvandimwe abitubyiye mbere nyine bahitiraga ibintu bidafututse urumva ibikorwa bibi byakoreraga ibintu byinshi bitandukanye bibi ako bitewe nuko nyine byashize basiga nyine barahindura izina mbere yuko biba none hano hari ameze gute mbere uko abaheza gutya mbere yuko hano hari hatuye habaga intoki nyinshi cyane intoki hari amazu ndimo kureba hakurya hariya urahabaga intoki nyinshi cyane zihavuye urabona ko nyine abantu babuze icyo banywa batangira gukora inzoga z'inkorano izo nzoga z'inkorano zije haba urugomo ariko urwo rugomo rwarashize ubu ngubu ni ahantu hakeye urabona ko mbese za nzoga zarahavuye nta baguzi zikihaba urabona ko abantu bose bakeye mbese nawe urababona. Mama wanje ibi bintu humura gerani imbere mama humura ntago ari igisasu turuganira mama reka gerano gatoya ibyo uri nta kibazo kuki so tutakubaze gerano ntari ibi nta nugira ikibazo ni ibintu bisanzwe mbere yuko hano hantu bino bintu biba wenda byama mwawuri muvandimwe wenda docteur w'igifu niko twamwize ndabeshe papange none mbere yuko wenda hano hantu hasa hahindurwa izina ngo twite muri paradizo ya Yesu ukuntu hari ameze ubuzima abantu bari babayemo wowe wabibonaga gute n'abakobwa banga kuntu bari imbere na desire basaza babo kera hakundaga kuba intambara n'abarwanyi benshi abashabagamo abashumba gusa none buno barahavuye ntabakihaba cyetuma buno hahindutse buriya nawe urashima nyine ibikorwa leta yakoreye turashima cyane kubera ko byarahindutse batugwanirije ibishumba byabagamo no mu Kiziro papa wanjye numvishira mu busore guhamagara Riderman nibyo twa Riderman jewe nitwa Wizeyimana Jean Paul ariko ikintu kiduhangayikishije hano ni indaya zo kuri Buhuru zigwe zambura abagabo na n'ikindi kimangayikishije cyane kandi n'uburi leta nidashyiramo ingufu ngo izigwaye nta n'ikindi tuzakora ni ukuzica. Oya nese papa indaya zagutwaye ikindi ko ndi kumfitanye nayo ikibazo ziri kuzitwara abana batoya zarabamaze cyangwa urazirongora ntuzisho niyo mpamvu urimo kuzivuga nawe urongora indaya urongora iki ahubwo njyewe indaya zo kuri Buhuru batanye ikibazo bazishakira icyiciro zajyamo kari abagabo bajya kuzishaka indaya zirarengana ariko ziba ziri mu kazi njye nago njya mu ndaya none si mufite njye kibazo batandatu urambye ngo nago ujye urongora kandi ngo ufite abana batandatu ese abana bavuse nakwambia njyewe ndakubyiza ukuri indaya zo kuri Buhuru zisigaye ziteranya abagabo bakarwana bateranya abagabo bakarwana gute papa wanjye duhereza urugero umugore umwe arateretswa n'abagabo batatu none wa undi umushaka kumucyura namucyure nta kindi kibazo gihari buno bakamurwanira na wa undi na wanda igasiga itabonye n'umugabo nose zizanga amarembo ya shitani niho ziba cyangwa zibararugura muri bo shitani mu marembo ya shitani naho mazi kandi bahagaze ako ntacyo ubuno hahindutse paradizo nyine ya Yesu marembo ya shitani naho mazi ako nasa neza ako indaya zo muri Buhuru manza zarakubabaje zarambabaje cyane kuzitwara urubyiruko ziratwangiriza cyane mbese ziteranya abagabo bakamena ubwo njyewe mukorera he twebwe turivuga ngingo TV tikuni nyarwanda.com ndetse n'inyamakuru bitandukanye ako nta n'ikibazo kandi mukorera he
mukorera he kandi turi mu kazi hari igihe mushobora kuba mwaje kutuneka oya ntago twakuneka papa dore makarita y'akazi dore ngaya twemeye n'amategeko vyo wanjye twebwe turi inshuti z'abaturage turi ambassadeur intumwa za rubanda turi intumwa za rubanda urakoze cyane kuranga intumwa za rubanda ngo ingu zaze kwifata mu bigogwe njewe mubera mu buzima bwange nkunda abanyarwanda ariko nkunda n'igihugu cyanjye ariko zino ndaya muzitugwanyirize ntugire ikibazo ahubwo utanga icyifuzo cyawe oya papa ariko ibi bintu navuze uko ubibona ibyo mvuze yubakana umugabo sisa ngo nanga tuganire gato egera imbere nta kibazo ako ndi kubona mushikanyereka muwaze neza numve nimba ibi bintu uyu mugabo avuga nibyo nibyo indazanga ziteranya abagabo papa ntugende guma aho ngaho nibyo sita irekure nta kibazo turuganira pe turi mu kiganiro ntugire ikibazo egera imbere wowe uhetse ibyo ngibyo egera hangaho imbere nta kibazo umva turi gushaka icyo uvuze ni ukuri ngidazanga ngo ziteranya abagabo ngo bakarwana bakamenana imitwe ngo bazirwanye bazivane hangaha ibyo uyu mugabo avuga muri kwemeranya nabo se ko baba bari gushakisha baba bari gushakisha ngo uyu mugabo muri kumuvuguriza inda umva nta ndaya ibaho indaya ni umugabo none se indaya yaba indaya utayikuruye uramukurura akaza akavuga ati ma sheri bimeze gute nawe ukavuga ati uko biri ukavuga ati niyo ukamukubita icyo gihumbi akagifata akavuga ati imana igira neza bikomeye ukagenda nawe ubwawe ukagura agakingirizo utakagura ibyo ntibikureba ubundi reka nkubaze ubundi abibuka akoresha agakingirizo ni bangahe buriya duhereza urugero wenda byakubayeho utubwire ati mu buzima busanzwe ubundi ugiye kurongora indaya wibwa akoresha agakingirizo indaya uragenda ukagura pedansi y'ijana ukagenda none ubwo ni igihumbi n'ijana ubwo nawe akavuga ati ariko nta ndaya ibaho indaya ni inda y'urukundo ni indaya ibaho se dore abantu batuma baba indaya ni abagabo utamubwiye ati sheri ngwino hano yaza se ntago yaza muze ibi navuze ni ukuri yego reka tugusangaho muze egera ahangaha imbere ako uyu mugabo ari kuvuga ngo nta ndaya ibaho indaya ni umugabo ibyo avuze ni ukuri indaya ni umugabo rwose ndaterese uyu mukobwa ntabwo yakwizana ngamuhonga amafaranga yanjye urumva rero ko nikwe tubashuka ni mwebwe mushiko aba ari abakobwa nikwe tubashuka kubera ko utamuvanye iwabo ntabwo yakwizana kandi abahagaze agutegereje umushuka ariko mana yanjye hari ibintu ngenda bikana uyu mukobwa ashukwa n'umugabo umukobwa utamuzanye ntabwo yakwizana ako hari umugabo uvuze hariya ngo ahantu ngo bahubaka ubukingirizo bwinshi ni kubera iki iby'ubukingirizo byo ndago mbizi ntabwo ibyo mbigenderagamo mfite umugore wanjye bwite nta kibazo ni urugero wowe uri umubyeyi ushobora no kubagira inama aba basore bajya mu ndaya ngo hari umusore nuko babireka ahubwo bagakizwa bakegera imana ako nawe wemeye ko ngo nta ndaya y'umukobwa iba ngo abahe indaya y'umugabo nawe uwemeranya nawe uriya mugabo indaya ishukwaga n'umugabo nyine nisigo cy'abakobwa babita indaya kandi kumva indaya indaya n'umugabo kubera ko niwe umushuka utamuterese ntabwo yakwizana wowe ubyumva gute ngewe uko mbibona bose barafatanya hari umukobwa nawe buno ashotora umusore ubwo rero yakwegereye nawe uramwegera ubwo rero urumva igikurikirwaho n'icyo sita wanjye reka wenda tugire Yesu bikira Mariya isi n'ijuru utabara abana Yesu kuri kwirukanka ngaho rero mujye mudoreza ibitekerezo kugira ngo tuganire ikiganiro ni ku muhanda VIP murabona ko turi ku muhanda kugira ngo tumenye ukuntu mbese imibanire y'abaturage kuntu bameze n'ibibazo bibera ku muhanda kugira ngo byibuze na leta nibibona naga ako indani mwebwe muzimbwiye sa reka reka dukomeze kabisa tubashimire mwe mwese mukomeje gukurikirana ikiganiro ku muhanda VIP muracyari kumwe n'ivugangingo.com ndetse na televiziyo Vugangingo TV nje nacyari MC Dodose ambassadeur y'imidugudu runaka murakoze cyane reka dukomeze ikiganiro cyacu ariko ntiwibagirwe gukora subscribe na views aho ngaho hasi comment hasi kugira ngo utwereke ukuntu ikiganiro wacyakiriye dushimiye mwese mwatuganije dushimiye Dr. Wifu Courage turi kumwe